Muraho, hari abantu benshi bakunze kujya bambwira ko bakunda ko mbasomera inkuru zo mu ijambo ry'Imana. Hariho abantu benshi nakundaga kujya nzisomera. Ubu kano kanya tugiye kuramburira hamwe mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 n'umurongo wa 9 turasoma tugeze kwa 16. Mutege amatwi mbasomere maze tugerageze kwiyumvisha ukuntu iyo nkuru imeze. Naho ni mutege amatwi mwumve. Ku munsi ukurikiyeho, mu gihe bari ku rugendo bageze hafi y'umujyi, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga. Icyo gihe hari nka 6 z'amanywa, ariko arasonza cyane ashaka kurya. Mu gihe bari bagitegura ibyo kurya, yabaye nk'urota maze abona ijuru rikingutse, kandi abona ikintu kimanuka kimeze nk'umwenda mwiza munini umanurirwa ku isi, ufashwe mu nguni zawo enye. Icyo kintu cyari kirimo amoko yose y'inyamaswa zifite amaguru 4 n'ibiguruka byo mu isi n'inyoni zo mu kirere. Nuko yumva ijwi rimubwira riti, Petero, haguruka ubage urye. Ariko Petero aravuga ati, oya rwose mwana, ntabwo nigeze ndya ikintu cyanduye. nuko iryo jwi ryongera kumubwira ubwa kabiri riti, ibi Imana yejeje, reka kubyita ibyanduye. Iryo jwi ryongera kumubwira ubwa gatatu, maze icyo kintu gihita gisubizwa mu ijuru.